Hari ijambo umukuru w'igihugu yegetse kuvuga ngiye ntazibagirwa, yaravuze ngo hari injiji zize n'izitarize, ariko ku itorero rimwe ntavuze ajyana n'umufiance wiwe, arangije aramudefanda, arangije baramubwira ati uriya mubare abantu ugiye gushaka murabazi, bari abantu bameze gutya na gutya, ngo tuzabyigaho, ngo nyine ngo biba bigoranye biki n'ibiki. Ndangije numva birambabaje kuko abanyarwanda benshi bakorera mwa kiriya gihugu bakoresha ibyangombwa by'ubuhunzi. Abo bagome tubahige n'ibinanirana, ahubwo tukoresha amasi. Mwa Abaperezida mwe mwumvireho, bwambibiye Akabanga. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu ba Unity One Peace TV, tubifuriza amahoro y'Imana. Nongeye kwishima ko tusubiye kubonana tukatugiye kuganira, ariko reka dushime Imana. Mana nziza, Mana ikomeye, tugushimiye kuri aka kanya, Imana yo kwiringirwa, Imana yo kwizerwa. Gushimiye kuri umwanya wongeye kumpa kuganira n'abanyarwanda, aho abanyarwanda bari hose ubampera umugisha, yaba ari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse abari ku isi mu bihugu bigiye bitandukanye, ndetse bose Mana ubampera umugisha kandi ubaganirize, ubakomeze muri byose, ubampera umugisha mu mirimo y'amaboko bari gukora, ubaha umugisha kandi ubakomeze muri byose. Icyubahiro kibi cyawe kuko ugira neza, icyubahiro gikomeza kuba cyawe, kandi isi yose ikomeza kugushima kuko ari wowe waremye ijuru n'isi n'ibirimo byose. Bigushimiye nk'Imana ishobora byose, amen. Bakunzi bacu turabasuhuje cyane, turongeye kuganira, ndongeye kwishima cyane ko Imana impaye aka kanya kugira ngo tuganire, tuyishime, tuyihimbaze mu buryo bwo kungurana ibitekerezo, mu buryo bwo kuganira bisanzwe muri ubu buzima turimo. Bene data, ubuzima ntibworoshye. Hari umuperezida akundaga kuririmba ngo kwibera muri Yesu ngo ni umunyenga w'Imana. Imana ikomeze kumuha iruhukiro ridashira, kandi Imana ikomeze kumuha abamarayika bayo bakomeze kumugota ahari yiruhukiye, akomeze kuruhukira mu mahoro. Yakundaga kuririmba cyane, naramukurikira hagati ngo kwibera muri Yesu ngo ni umunyenga w'Imana. Umuntu uri muri Yesu aba yibereye mu munyenga w'Imana. Rero bakundwa bene data twese, namwe banyarwanda banyarwandakazi, ndabifuriza kwibera muri Yesu, kuko kwibera muri Yesu ubu niho hari umunyenga honyine. Nubwo isi tukubita hirya no hino, ariko kwibera muri Yesu ni umunyenga w'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira cyangwa se mu kungurana ibitekerezo, tugiye kuganira ku umutwe w'ijambo uravuga ngo ubwoko ninde wabuzanye, ubwoko ninde wabuzanye yari afite izihe nyungu. Iryo ni ryo jambo uyu munsi tugiye kwiganirira. Ubwoko ninde wabuzanye yari afite izihe nyungu. Ngewe nka Joel muri kuganira nemera ubwoko butanu. Ubwoko bwa mbere nemera ubwoko bw'abazungu, ubwoko bw'abazungu, ubwoko bw'abashinwa, ubwoko bw'abahinde, ubwoko bw'abirabura twebwe muri Afurika. Mbega nemera amoko atanu kuko ni abantu batandukanye. Ayandi yose nyafata, kubizera ayandi yose nyafata nk'umwanda, ariko ayatanu ndayemera, kandi nayo yuzuzanya yose mu buryo bwo kubaka iyi si kugira ibe nziza. Ayatanu ndayemera, ariko nayo nizera ko agomba gufatanya ukuboko mu kundi, kuko twese turi abantu, kugira ngo tubashe kubaka isi ibe nziza, isi ibe paradizo nk'uko tubyifuza. Ko paradizo ya mbere ni iyi si turimo tugomba kugira nziza. Ntabwo paradizo ari ijuru twicara turirimba. Ijuru turaritegereje mu buryo bwo kwizera, ariko ijuru rya mbere tugomba kugira ryiza ni iyi si twisanzemo. Abazanye amoko nababwiye ati umutwe w'ijambo tugiye kuganiraho, ubwoko ninde wazanye ubwoko yari afite izihe nyungu. Niryo jambo tugiye kuganira.
abantu benshi icyo kintu bakunda kukibazaho amoko. Ubundi amoko ni iki? Uwayazanye yari afite izihe nyungu? Inyungu zari zihari nyine. Abazanye amoko bari bafite inyungu kuko babikoze bafitemo inyungu mu buryo bwo kugira ngo batandukanye abantu, mu buryo bwo kugira ngo batandukanye abantu mu ntekerezo, batandukanye abantu mu buryo bwo gusahura, batandukanye abantu mu buryo bw'inzangano no kubiba inzangano nabyo birimo. Rero uwazanye amoko yari abifitemo inyungu ubwiwe, ariko muri za nyungu harimo n'uruhombo kuko uwazanye amoko yabikoranye ubujiji bwinshi cyane. Niyo mpamvu mvuze ngo ngewe nemera amoko 5 ariko nayo akabana neza, ariko mu buryo bwo kubaka yasi yacu ikaba nziza. Ayandi yose abantu bizera ni imyanda baba bafite mu mitwe yabo. Aha twagiye gusesengura iryo jambo. Banyarwanda, banyarwandakazi, Imana yatugize abanyafurika tuba abirabura. Ibyo ni ibintu tugomba gushimira Imana. Imana iduha nyine ibidukwiriye nk'abirabura byiza, turabyishimira. Iduha imisozi myinshi, umugabane ufite imisozi myinshi cyane, umugabane urimo ibintu byinshi cyane by'ubunyaburanga. Hari ibintu byinshi Imana yagiye duha, nyine twisanga turi abanyafurika babirabura. Nkaba nanabishimiye Imana kuko abanyafurika turi abantu b'agaciro gakomeye. Noneho Imana irangije iduha n'ubutunzi bwinshi. Mwari muzi ko mu butaka bwacu bwo muri Afurika aribwo bwa mbere no kurusha imigabane y'i Burayi bufite ubutunzi bwinshi mu butaka. Ubutaka bwacu harimo ubutunzi bwinshi no kurusha mwiriya migabane y'i Burayi yose muzi, cyangwa y'Aziya, yo muri Aziya. Twebwe turi abambere ku butunzi. Ariko uwazanye amoko, impamvu nari mvuze amoko, yari afite inyungu, yari abifitemo inyungu. Kuko impamvu yari abifitemo inyungu, hari ibyo bagenda batubibamo b'abakoloni, cyangwa se nimba nazita abakoloni, nimba nabita baki, batubibamo kugira ngo tubashe gusenya, tubashe kwisenya twebwe ubwacu. Navuze rero nemera amoko 5, ariko mu kanya ndaza kuyavugaho neza. Ariko birababaje, ubwo ngiye kuvuga mu bintu bijyanye n'amoko. Umuntu wize reka ntangirire ku muryango we, akavukira mu muryango w'abantu bize baminuje, nawe akiga primaire akayirangiza, akarangiza secondaire, akarangiza university, akarangiza masters, akajya no muri doctor, akaba ari umudogiteri. Ariko ugasanga aracyafite wa mwanda w'amoko mu mutwe we. Uwo muntu aho sinzanjiji. Hari ijambo umukuru w'igihugu yegetse kuvuga, ngiye ntazibagirwa. Yaravuze ngo hari injiji zize n'izitarize, ariko injiji mbi ntiyize. Bishatse kuvuga ngo umuntu wize ugendera mu moko aba ari injiji. Wowe uri kundeba kuri iyi cano, nimba ufite ikintu cy'amoko mu mutima wawe, ukaba ufite ikintu cy'ingengabitekerezo muri mind yawe, uri injiji, kuko ntawe utandukaniye n'izindi njiji. Kuko impamvu nkwise injiji, ho wize uba utandukanye n'umuntu utarize. Hari ibintu byinshi uba warize bijyanye n'amateka, hari ibintu byinshi uba warize bijyanye n'amateka isi yagiye icamo, ku buryo ugomba kugira n'abandi batize inama kugira ngo bamenye kuntu bagomba kwitwara. Wowe ukaba uri umurida runaka, ukaba ugendera muri iyo ngengabitekerezo, cyangwa ukaba ufite ibintu by'amoko mu mutwe wawe, uba uri injiji. Uba uri injiji, uba ufite imyanda ipakiye muri iyo mind yawe. Amashuri uba warize navuga ko aba yarapfuye ubusa, kuko ya myanda yawe urayividura mu bandi, wamara kuyishyira mu bandi igateza ikibazo muri rubanda, ugasanga iyo myanda itejeje bamwe na bamwe kubura ubuzima, bazira uko basa cyangwa bazira akarengane bitewe n'imyanda. Niyo myanda y'amoko. Rero navuze ati ngewe sinemera ko amoko nemera ni 5, ndaza kuza kuyavugaho. Ariko birababaje, ndahera mu gihugu cyacu.
igihugu cyacu cy'u Rwanda, ni gute igihugu cyacu cy'u Rwanda tuvuga ururimi rumwe rw'ikinyarwanda, tukaba dusangiye umuco umwe, ariko ugasanga harimo ikintu ngo cy'abahutu n'abatutsi? Ugendera kuri icyo kintu ni injiji isumba izindi njiji. Shimira n'umuntu wazanye ririya jambo ngo ndi umunyarwanda. Nimba ugeze hanze bakakubaza ati uri umuhutu uri umututsi, vuga ati njye ndi umunyarwanda, iby'ubuhutu n'ubututsi ni imyanda y'abakoroni, iyo twarayihambye ahantu, ubabwira ati ndi umunyarwanda. Ibyo birahagije. Apana kwirirwa gusubira mu mateka ngo ngewe ngo yanga ngo ngende umututsi, ngo ibi nibi ngo aba naba nyine ngo baratwiciye, ngo ibi nibi. Urimo ufite ikibazo cy'imyanda ugomba kufurashinga muri wa mutwe wawe. Ukagenda bakakubaza wowe uri iki? Ngewe ndi umuhutu, ubu nibi gutya na gutya. Ufite iyo myanda mu mutwe wawe, uri injiji isumbye izindi njiji, ugomba kufurashinga ukayihamba ahantu. Nimba ugiye muri Kenya, ukajya muri Uganda, ukajya muri Tanzania, ukajya n'ahandi mu bindi bihugu ntagiye ndondagura, ukajya no mu migabane y'isi yose itandukanye, bariya abantu bakakubaza ngo wowe kuri umunyarwanda uruwe bwoko, babwira ati ndi umunyarwanda, kuko icyari amoko twasanze ari umwanda w'abakoroni, twawuhambye ahantu. Aho niho tuzubaka rwa Rwanda rwiza ruzira amoko. Nkibaza, wowe uri umupasiteri, uri umubishopu, nzanye umukobwa wanjye tugiye gukora ubukwe, ndamukudefanda yahuguzanya ibintu by'amoko, mujyanye ku ruhande n'umujyanye ku ruhande, utagiye kumwinjizamo ibintu by'ingengabitekerezo n'amoko. Iyo ni imyanda, uri igikoresho cya Satani. Iyo ni imyanda ugomba kuvidura ukayihamba ahantu, kandi ukaba uri n'injiji, ariko nkaba kusaba kubwo bujiji ugomba kubureka mu izina rya Yesu. Reka nkoresha iryo jambo. Rero numara gusobanukirwa kuri umunyarwanda, bizatuma wubaka igihugu kiba igihugu kiri strong, kiba igihugu cyubakiye ku rutare, atari igihugu cyubakiye ku musenyi. Ariko nimba ugifite muri mind yawe kumva ko uri umuhutu, uwo kumva ko uri umuhutu undi akumva ko ari umututsi, haracyari ikibazo gikomeye, haracyari rwa rugendo rukomeye rurerure mu banyarwanda, ari byo bisenya ubumwe bw'abanyarwanda. Rero icyo nari manje kukubwira, nimba ugiye ahantu, ijambo ryanyu mugomba kuvuga ndi umunyarwanda, kuba kubaje kuko nanjye barabimbajije aho nabashije gutembera, akenshi ibyo narabibajijwe, ariko ndababwira ati njye ndi umunyarwanda. Iby'amoko y'abahutu n'abatutsi mwumvishije, twasanze ari byo kudutandukanya, tukaryana tukicana, byari by'abakoroni, ibyo twabihambye ahantu. Ubu turi muri ndi umunyarwanda. Ugasanga undi aragiye kuri mugenzi wiwe ati wowe uri inkotanyi, wowe wise umuntu inkotanyi, undi ukamubaza ati ni inkotanyi, ntakubwire ko ari inkotanyi. Nabyo ntaho biba bitandukaniye nabwo n'ikintu nakwita nk'amacakubiri. Ubundi inkotanyi twese turazizi, ni abantu barwaniriye uburenganzira bwabo, bari barabujijwe, binjira mu gihugu baragifata bashaka kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Ariko inkotanyi ntibivuze ngo, ntabwo ari ni izina nk'uko undi yakwitwa gutya na gutya, ahubwo izina ugomba gukoresha yaba mu banyarwanda bagenzi bawe ni izina ndi umunyarwanda. Iby'icyama n'amashyaka n'ibiki byose by'amatitire atandukanye, ibyo byose tukabihamba ahantu. Nimba uri kuganira n'umuntu, ntumutege umutego umubwira turi inkotanyi, mubwira ati turi abanyarwanda, twishimiye kuhura n'ubundi nk'abanyarwanda twatukumburanye. Ibyo birahagije kugira tubashe gukomeza kubaka igihugu cyacu kiba igihugu cyiza. Ariko umuyobozi ukigendera mu bintu by'amarangamutima y'amoko, umva ntawe utandukaniye n'umwanda. Umbabarira iryo jambo ndari kubwiye. Ariko nimba uri umuyobozi ugendera ku ijambo ndi umunyarwanda, Imana iguha umugisha, ikuzamure n'urubyaro rwawe,
iguha umugisha utagabanyije, icuguse kuko uri umukozi w'Imana. Kuko kuba umukozi w'Imana ntabwo ari ukugenda kubwiriza, ntabwo ari gufata Bible ngo ujye kubwiriza. Kuba umukozi w'Imana ntabwo ari ukujya mu masengesho ngo wiyirize. Kuba umukozi w'Imana ntabwo ari ukujya mu butayu. Kuba umukozi w'Imana ntabwo ari ukugenda ngo ugiye kuvuga mu ndimi. Umuntu wese ukora ibyiza aba ari umukozi w'Imana. Rero nimba uri umuyobozi ufite indangagaciro zo kugendera mu ijambo ndi umunyarwanda, Imana ikumpera umugisha. Ufite indangagaciro z'uburida, Imana iguha umugisha nk'uko nari maze kubivuga. Ariko nimba uri umuyobozi uca mu gikari, ukareba umuntu igihagararo, ukareba umuntu isura, ukagendera amarangamutima yawe yaba mu buryo bwo guhabwa akazi mu mashuri n'ibindi, nta utandukaniye n'umwanda, kuko uri umwanda mu myanda. Icyo ndakivuze byatubashe kubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda mu bitekerezo tuba turi gutanga. Aha, wowe ukigendera mu moko y'Abatutsi n'Abahutu, impamvu ndi kuvuga ibyo bintu ni umwanda. Yewe nzanye umugore, sibyo? Tukoze mariage. Nitumara gukora mariage, turabyara ibikara, turabyaramwe inzobe, turabyaramwe abarebare, turabyaramwe abagufi. Nkuko nabivuze mu kiganiro cyashize, ariko byose bikuzuzanya bigahesha Imana icyubahiro. Kandi abavukana bose, inzobe, igikara, umugufi, umuremure, bose bagakundana. Ariko umuntu wize nkawe, kaminuza ukayirangiza ukagera n'ahandi, none ukagira n'amahirwe yo gutembera hanze no kwiga hanze, ariko ukaba ukireba ku kintu cyitwa izuru, ukaba ukireba ku kintu cyitwa igihagararo, uri injiji irusumbye izindi njiji. Aho uri kundeba hose wigaye umenye kuri injiji nyine. Kereka nuhinduka ukihana, kuko Imana ni nyembabazi. Imana ihora iteze amaboko ishaka kutubabarira ibyaha byacu n'ibicumuro byacu. Ariko wowe ukiri mu moko, nutihanura uzakomeza uri injiji mu njiji, kandi ntawe ujyana umwenda. Icyo ubibye nicyo usarura. Twige nk'Abanyarwanda kubaka igihugu cyacu kibe cyiza. Tuve mu bintu by'amoko, bene data, tuve mu bintu by'amoko, tubihambe. Murabizi ahantu byatugejeje ahantu habi. N'izi ngaruka zimwe na zimwe tugenda duhura nazo byatewe n'ibintu by'amoko byabaye mu Banyarwanda. Kumva ngo mu Banyarwanda wenda hari abo bita abakonyine, hari abo bita abantu bagiye batandukanye, ngo abakiga bake, abantu bagiye batandukanye. Ayo ni amatitire, ariko atabujije ko kubana nk'Abanyarwanda no kugendera muri rya jambo ndi umunyarwanda. Icyo kintu kigomba kubaka igihugu cyacu kikaba strong. Umuperezida wari we wese wiyamamaje, nitumurebe mu ndorerwamo y'amoko, ntitumurebemo Ubuhutu, ntitumurebemo Ubututsi, ahubwo tukareba bitewe n'ibyo yavuze, n'ibigwi byiwe, n'ibyo yavuze azakorera abanyagihugu. Tukareba ibitekerezo bizima ari kuvuga byubaka igihugu, byubaka umunyarwanda, byubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Tukabireba tukavuga turiya munyarwanda tugiye gutora, tutagiye mu bintu by'amarangamutima n'uburebure n'ibiki byose. Tukavuga turiya munyarwanda turabona abereye Abanyarwanda, turabona azubaka igihugu, turabona uriya ari we twemera, kututekereza n'ibitekerezo aduha. Ariko tutageneye mu bintu by'amoko, tukavuga turamutoye. Hashobora no kuza Umunyakenya nawe yarafashe ubwenegihugu, ariko tukumva afite ibigwi byiza byo kubaka igihugu cy'u Rwanda, tukamutora kuko nawe ndi umunyarwanda, kuko yabonye ubwenegihugu bw'u Rwanda. Tukamutora, tukamwishimira, akatuyobora, igihugu kikaba cyiza. Ariko urasanga mu kazi ibyo biracyarimo ibintu bijyanye n'irondabwoko. Hari ahantu henshi ibyo bimenyane biba, simvuze muri bose, ariko hari aho biba. No mu madini nari ntanze urugero rw'abantu bakundanye bagiye gukorana mariage. Hari umuntu wegetse kuduha ubuhamya ku itorero rimwe ntavuze, ajyana n'umufiance wiwe, arangije aramudefanda, arangije baramubwira ati ngo nimba baramubwira ati
uriya mubare abantu ugiye gushaka murabazi, bari abantu bameze gutya na gutya, ariko kwera umukobwa yari umwana ufite za ndangagaciro, ndi umunyarwanda warezwe neza. Arangije abwira umusore ati uzi ko pasiteri yaje kunjyana ku ruhande ambwira gutya. Arangije aravuga ati ariko ku mutima namubabariye, ariko sheri wanjye ndagukunda n'umutima wanjye wose, nta cyakwangisha, nta cyatuma nkwanga ariya majwi n'ay'umwa Satani ashaka kugira ngo yice ibirori byacu, yice ubukwe bwacu. Ubu abantu baratunze, baratunganiwe, banagiye muri Canada, barabyaye, baraheka, ubu ni abantu bashima Imana. Ariko wa mupasiteri we ibaze bariya abana, ubu abana baravutse bameze neza, umugore n'umugabo babanye neza. Ibaze hariya wari witambitse ibintu wari ugiye kwangiriza kuri uriya muryango. Uwo rero ni umwanda uri mu mutima wawe, ukuremo ubundi twubake igihugu cyacu cy'u Rwanda, aho uri hose uwishema ryo kwitwa ndi umunyarwanda. Rero nari maze kuvuga ati ugiye kubyara abana bagiye batandukanye, ariko abo bana bo mu rugo nimba ubyaye igikari, inzobe, umugufu muremure, bose barakundana. Niko natwe twakagombye gukundana. Ariko wowe uri kundeba kuri iyi channel yacu, wowe ucyumva ko ukirata ukagendera mu bintu, mu kintu kijyanye n'amoko, uri injiji iruta izindi. Ariko abantu nk'aba Imana izaze baturinda mu izina rya Yesu, kuko izina rya Yesu rifite imbaraga zose zo gusenya ibyo bihome by'abantu bakigendera mu moko. Rero twirinde amoko, nta moko abaho. Kariya ni agakino, nababwiye ngo bakazanye ku nyungu zabo. Nimba nka Kenya, reka ngo urugero ngewe nabaye Kenya nkunda kuyivuga, Kenya ibamwe amoko 43. Hari Abagikuyu, hari Abajyaruwo, hari Abamasayi, hari Abaturukana, hari Abajyaruwo, hari Abaruya, hari Abakisi, hari Abaki, abantu bagiye batandukanye. Ariko najyaga kongeza visa muri pasiporo yanjye, barambwiraga ati uri Umujyaruwo, abandi bakambwira uri Umuruya, abandi bakambwira uri Umukisi, kweri ukuntu mvuga ururimi, wowe uri Umukisi. Nkababwira ati ndi Umunyarwanda, nge ndi Umunyarwanda wavukiye mu Rwanda. Urumva bansangaga nko mu moko nkane hariya muri Kenya. Nkababwira ati mwaribeshye rero, nubwo muvuga ngo amoko, mwese turi umwe, nta bwoko bubaho. Abanyafurika turi bamwe, iby'amoko, iby'Abanyarwanda n'Abaki, twese turi bamwe. Nubwo hajemwo imipaka, hakazamwo u Rwanda, Burundi, Kongo, Tanzania n'iki, ariko mwibuke ko twese turi Abanyafurika, turi abirabura. Ho tugiye gutotezwa wenda tugeze mu abira bihugu by'abazungu, twese tutotezwa kimwe nk'Abanyafurika. Ho badutesheje agaciro, twese badutesha agaciro nk'Abanyafurika. Ariko ikintu twakagombye kumenya ko turi Abanyafurika, tugakundana. Nari mbabwiye muri Kenya muri ayo moko 43 babanye neza. Nubwo hatazabura akantu ko kurwanira nyine ubuyobozi, ugasanga bamwe ari guterana amagambo, imyigaragambyo, ariko ubwoko bukunda kugirana ikibazo n'ubwoko bw'Abagikuyu n'Abajyaruwo barwanira ubuyobozi. Nibwo bakunda kugirana utuntu tw'ututiko. Ariko andi moko yose asigaye ni abantu babanye neza, n'abantu babanye mu mahoro. Nabaye Kenya imyaka igeze mu 10, ariko nabanye nabo neza, bankunda. Najya mu Bagikuyu bakamvugisha Igikuyu, bakansuhuza, bakambwira ngo aterere, bamwe bakansuhuza ati moda na rogosho, ubwo niko kuvuga ngo Yesu ashimwe. Bakansuhuza mu bintu byo mu Gikuyu bimwe na bimwe nanjye ntasobanukiwe, ariko nagiye menya gake nyine, urumva nk'ahantu utavukiye. Najya mu Baruya bakambwira Ikiruya, najya mu Bajyaruwo bakabona ko ndi Umujyaruwo. Ariko kuko nakundaga akazi cyane, Abagikuyu babonaga ko n'Umugikuyu, ko Abagikuyu n'abantu bakunda umurimo cyane. Ndanabasuhuje nubwo batumva ururimi rwacu, ni abantu bakunda umurimo kandi n'abantu batagira amashyari, nubwo bakwijemwe ibintu bigiye bitandukanye bimwe na bimwe. Ariko Abagikuyu aho bari Imana nibaha umugisha, ndetse n'abandi bose muri Kenya, kuko babanye neza, nta bintu by'ivangura bihaba. Ariko birababaje twebwe Abanyarwanda tuvuga ururimi rumwe, dusangiye umuco, duhora mu bintu ngo by'Abahutu n'Abatutsi. Ibyo bintu bigatuma igihugu gihora gisenyuka uko bwije uko bukeye. Ibyo ni ibintu abakoloni rero batuzanyemo kugira babone kuntu bakomeza gusahura, babone kuntu bakomeza gusahura Afurika, babone kuntu bakomeza kududindiza, badutegeke iyo myanda yabo ngo y'ubutinganyi, badutegeke n'ibindi bidafite 12, babona kuntu batukoloneza. Ariko kuki twebwe Abanyafurika twikoloneza? Nicyo kintu nibaza. Tugiye muri turetse iyo myanda y'amoko, nitwikoloneze twabiki.
umunyarwanda kumva ko nimba umuntu aje kugurambagiza gendera gendera mu ijambo ndi umunyarwanda. Nimba umuntu aje gusaba akazi muri ofisi yawe mufate nk'umunyarwanda ugendere muri rya jambo ndi umunyarwanda, mbonye umunyarwanda mugenzi wanjye, umwakirana ubwuzu. Nimba ari icyayi musangire, nimba ari fanta musangire, twubake Afurika yacu ibe nziza. Ariko n'agahugu gatoya k'abanyarwanda karatunaniye, duhora mu moko nk'abahutu nk'abatutsi, duhora turyana buri munsi. Rero ako kantu ko nkavuyeho ko mu Rwanda k'abahutu n'abatutsi karangire. Kunyumva iki kiganiro, kuzumva iki kiganiro cyanjye cyose n'uri kunkurikira, nimba ari ugafite mu mutima, genda ucukura icyobo ugahambemo ubishema ryo kwitwa ndi umunyarwanda. Umuperezida ugiye ku buyobozi wari we wese ugiye kwiyamamaza, umutore kuko ari umunyarwanda. Nubwo ari n'umunyakenya naguhaye urukero, cyangwa ari umugande cyangwa ari umutanzaniya, ariko tukabona afite ubwene gihugu bw'u Rwanda, tukabona afite ubwo bushobozi, tumutore. Ariko tutagendeye mu bintu by'amoko, ubwoko turebana tubuhamba, tugendere mu ijambo ndi umunyarwanda. Kugira ngenda shaka ko tukomeza kubaka igihugu cyacu kikaba cyiza, tuzaraga abana bacu, tuzaraga abazadukomokaho b'ikinyejana kizaza cya kera. Nuko tuhamba ibintu by'amoko tukabihamba abantu bene data. Icyo nkivuyeho. Hari ikintu shimira leta y'u Rwanda yashizemo ingufu ifatikanyije n'ibi bihugu nka Uganda, nka Kenya n'u Burundi, Tanzania n'ibindi byagiyemo nka Congo, nka Tanzania, nka Sudan, bya East Africa. East Africa ibiraje kuva hano ukajya muri Uganda n'irangamuntu, ukava hano ukajya muri Kenya n'irangamuntu. Turavuga ati koko ibintu bitangiye kugenda neza. Noneho ni mu buryo bwo kubaka bwa bumwe, Afurika ikaba nyine ikaba Afurika iri strong mu buryo bw'ubutunzi, mu buryo bw'imikorere. Kuko nimba kuva hano ujya muri Kenya n'irangamuntu, ukava hano ukajya muri Sudan, ukava hano ukajya muri Congo na hehe, tukagenda n'amarangamuntu mu buryo bw'imikorere, urumva ni ikintu cyiza abayobozi bacu bafatikanyije n'ibihugu bya East Africa bari batekereje. Ariko ibyo byose bikazamo n'ubundi bya bintu by'amoko. Kenya, Uganda, u Burundi n'ibiki, twese turi bamwe, turi mu banyafurika. Ahubwo nkaba nifuza kubwira abayobozi bacu bafatikanyije n'ibyo bihugu bya East Africa, nk'uko bari batangiye ikintu cya East Africa, ahubwo ikintu cyitwa imipaka muri Afurika igacika, tukubaka ubumwe bwacu bwa Afurika nk'abanyafurika, tukava mu bintu by'amoko by'abanyakenya, abagande, nabyo ubwo nari mu byo mu Rwanda. Ariko ibyo mu Rwanda byo byari birakabije, tukabanza tukabihamba. Ubundi twamara kubihamba, kuko tufite iryo yerekwa ryo kumva ko twashyira hamwe nk'abanyafurika tukubaka ubumwe bwa Afurika, ku buryo nzaza vano nkajya mu kindi gihugu nkajya kwakorera business, undi akava mu kindi gihugu akazi wacu akakorera business, ibintu by'amaviza, ibintu by'amapasiporo bakabikuraho. Ariko hari ikijambo nkunda kuvuga, abayobozi bashyiraho amategeko barangiza bakanayica. Ariko nkibaza biterwa n'iki? Ese nta bakoloni batwinjirira? Ese ni ubujiji buba bwajemo? Ese ni ukutatekereza neza imbere yo gukora ikintu? Nacyo nkakibaza. East Africa ikimara kujyaho twarashimye twese tukoma amashyi. Ariko se kujya muri Kenya n'irangamuntu cyangwa se muri Uganda n'ahandi byagiye bimara iki? Ku bwanjye ibyo mvuga bifitiye igihamya 100%. Irangamuntu niyo kugenda muri Kenya ukagenda ukanywa ukarya, nimba ari akantu ushaka gushopinga ukagashopinga ukagaruka. Ariko irangamuntu ntiwemerewe gufungura account muri Kenya, ntibishoboka. Ntiwemerewe gukora business muri Kenya, nta kintu na kimwe wemerewe. Noneho niyo banagufashe bari abapolisi wenda bari kugenda mu bihugu bye bitandukanye nko muri Kenya, irangamuntu ariyo ufite rwose bakubona ko umuntu umva, bashobora no kugukorera n'ibindi wenda bitari byiza, kuko ari irangamuntu witwaje. Ese irangamuntu twayihaye agaciro ya East Africa? Ko babishizeho bari ibintu bishimishije, East Africa yagize agaciro kayo? Ntako. Kuko biriya nyine byabaye inama gutyo, inama ziraterana, bashyiramo ingufu nyinshi, amafaranga menshi, ariko nta gaciro. Kuko impamvu ze nta gaciro, nimba njyana irangamuntu muri Kenya ariko nkaba ntafite ko wafungura business ngome nakora, kandi umunyarwanda ugira abone uburenganzira bwo gukora hari uri umunyarwanda wapi? Ukikoza kuri ambasade ukababwira ati kuki abanyakenya baza mu gihugu cyacu
bagakora business n'ufite igihumbi cy'idolari akisanzura, bose bagahabwa ibyangombwa bibemerera kuba mu gihugu bagakora bakisanzura. Kuki twebwe batwima ibyangombwa? Negetse kubibaza ambasade, umwe kuri ambasade y'u Rwanda hariya Girigiri, ndabitangamwe igitekerezo ariko nta kintu bamfashije. Ndababwira ati ubu abanyarwanda bari gukorera hano nta muntu n'umwe ufite ibyangombwa kereka mwebwe mukora muri ambasade. Nta kuntu mwazaganira n'abayobozi ba Kenya ku buryo abanyarwanda bari hano n'uzanye ibihumbi 3 by'idolari n'uzanye 5 by'idolari ku buryo yabona ibyangombwa agakorera muri iki gihugu? Ngo tuzabyigaho, ngo nyine ngo biba bigoranye biki n'ibiki. Ndangije numva birambabaje kuko abanyarwanda benshi bakorera mwa kiriya gihugu bakoresha ibyangombwa by'ubuhunzi. Hari abiyita abakongomani bakakoresha ibyangombwa by'ubuhunzi kugira ngo babone imibereho. Abanyumva ntibanyumve nabi, ndi gutanga igitekerezo kugira babashe kubona imibereho. Ariko byakabaye byiza ni kuvuga bwa bumwe bwo kubaka Afrika yose, tukubaka ubumwe bwa Afrika, Afrika ikaba nziza, tukirinda mu bintu by'amoko, iyi mipaka abazungu badushyiriyeho, tukagira indangamuntu, nimba ari indangamuntu, nimba ari passport, tukagira natwe passport imwe, tukagira ifaranga rimwe kugira ngo Afrika ibashe kuba Afrika nziza, tutere imbere nk'uko abazungu nabo bateye imbere. Ariko urasanga ugiye Uganda visa, ugiye Burundi, ugiye Tanzania, ugiye hehe, ugiye no mu bindi bihugu. Ibyo bintu bigomba kuvaho. Umunyarwanda yagera hariya akisanzura mu mikorere bakamuha ibyangombwa. Ninde uzamuvuganira? N'ubundi mvuze ni wowe wa muyobozi we. Ambasade, wowe uri ambasade uhagarariye igihugu runaka. Nimba uri ambasade uhagarariye igihugu runaka, ntabwo akazi kawe ari ugenda kwicara muri ya ntebe izunguruka, ntabwo akazi kawe ari ukuvuga ngo uri umwambasaderi. Ese menya inshingano zatumye uba ambasade w'u Rwanda muri icyo gihugu. Ntabwo ugiye kuba umutako mwa kiriya gihugu, ugiye guhagararira abanyarwanda bari mwa kiriya gihugu, ugiye kubavuganira, ugiye kubatangira, ugiye kubaha ubufasha. Abafite ibibazo ubafasha. Umukobwa mperutse kumva, ariko reka mbe mbiretse ibyo muri Aziya, mbe mbiretse ndi muri Afrika. Ni ukuvuga ngo byarambabaje kubona ambasade zigira abo babona ibyangombwa ariko abandi bo bashaka ubucuruzi bakabibura. Icyo kintu kirambabaza, kandi twebwe ikintu leta y'u Rwanda yakemuye, Imana inabibahera umugisha, ni uguha abanyamahanga ibyangombwa bagakora bakisanzura. Ariko twebwe nk'abanyarwanda ubwo bubasha ntabwo tubona. Ariko leta yacu icyo nyikundira ni uko yafashe umwanya mu buryo bwo gufata abanyamahanga, kuko bari abanyamahanga nibo bubaka igihugu. Tubafatikanyije natwe abanyarwanda muri iriya shoramari ryabo bazana, hari inyungu tubonaho, hari ukubaka igihugu mu buryo bw'umusoro n'iki. Bari abanyamahanga rero, leta iriya kiriya kintu yashyizeho cyo guha ibyangombwa abanyamahanga mu buryo bwihuse mu bw'imikorere, ni ikintu bakoze cyiza, mbashimira cyane. Ariko twebwe twibaza, twebwe tugeze hanze kuki badusuzugura? None umva icyabaye. Nagize umujinya, ariko no umujinya mwiza, nakwita umujinya mwiza. Ndangije njya gushaka umuyobozi ukomeye muri Kenya. Ndamubwira ati mufite ibikorwa byinshi mu Rwanda, hari za KCB, hari za Equity, hari n'ama supermarket n'ibindi mukorera mu Rwanda. Kuki twebwe abanyarwanda mutwima uburenganzira bwo gukorera mu gihugu cyanyu? Nubibonye yatanze amafaranga marutswa n'ibiki, kuki ibyo bintu mubikora? Twebwe kuki mutaduha uburenganzira? Ati se impamvu tutabubaha, none mwebwe igihugu cyanyu kirakennye, muba mwinginga abantu bazi iwanyu, twebwe abantu ni benshi kandi igihugu cyacu nta kibazo gifite cy'abashyitsi. Ati rero, ati twebwe nta kibazo dufite, buri impamvu babima cyane cyane niyo. Ati ariko nyine byakabaye byiza ibyangombwa mugiye mubibona namwe mugakora. Ndamubwira ati okay. Ni nacyo cyanteye umutima wo kuza mu Rwanda. Ndavuga ati aho kugira nzasuzugurirwe mu mahanga, reka njye iwacu. Nibwo nafashe ibihumbi byanjye bigeze hafi ku bihumbi 100 by'idolari, ndavuga ati reka njye gukorera mu gihugu cyanjye cy'u Rwanda. Ayo mateka singiye kuyasubiramo. Rero icyo nari nshatse kuvuga, abanyafurika twese muri rusange, ubwo nanamaze kuva ku banyarwanda muri rusange, mbwira abayobozi bacu tukora ibishoboka byose, Afrika tuyubake tutitaye ku bintu by'amoko abakoroni bagiye badushyiramo n'imipaka, kugira ngo tubashe kuyubaka mu buryo bw'ubukungu, Afrika ibe nziza. Ariko abazungu ibintu byose nibyo batugenera imipaka, ibiki. Mwakoze ko mwagiriwe ubuntu ko mufite uruvugiro,
mukajya mu manama agiye atandukanye, mujya mu manama atandukanye ya East Africa n'ibiki, ibintu by'imipaka bikavaho, hakabaho ifaranga rimwe, hakabaho umuntu wese akisanzura mu mikorere. Ariko ibintu byose biza rizabaringa nka East Africa nubwo yabaye yongeye nahita nk'abaringa, kuko impamvu yari nk'abaringa igihe utagenda ngo ari ubone ibyangombwa, ariko twebwe bakaza ibyangombwa tukabibaha. Nshimira nyine nk'abayobozi b'u Rwanda, nk'uko narindi kubivuga, ni ikintu cy'ingenzi. Ariko ibyo byose ni kwa kwikumira kandi bijyanye no kwanga guteza igihugu cyacu, kugira Afurika yacu tuyiteze imbere, twirinde bwa bucakara bw'abakoroni, kuko abakoroni bo nta cyiza batwifuriza muri Afurika. Ahubwo bifuza ko duhora duhungira mu bihugu byabo, ahubwo bifuza ko duhora turyana tugahungira iwabo, kuko twebwe nta mahitamo hano nyine muri Afurika tuba dufite. Ariko bayobozi bacu, mwebwe muba mufite uruvugiro, mwakora ibintu byiza, Afurika ikaba nziza n'igihugu cyacu kikaba cyiza. Icyo nicyo nangiye kuvuga, ni kuvuga ati Amoko uwayazanye yari abifitemo inyungu. Bari abazungu, bari abakoroni b'abazungu, ariko si bose, kuko abazungu b'imfura barahari, abazungu bifuriza Afurika ibyiza barahari, ariko hakaba n'akandi gatsiko k'abazungu katatwifuriza ibyiza k'abakoroni, kaba gashaka guhora tubasabiriza, kaba gashaka guhora katushyira mu kaga k'intambara zitaza zishira. Ariko nidufungura amaso, Afurika tuzayubaka ibe nziza, iba Afurika ibereye buri munyarwanda, iba Afurika ibereye mu munyafurika wari we wese. Rero narindi kuvuga ati amoko nemera ni amoko 5. Nk'ubwoko bw'abanyafurika kuko turi abirabura, ndabwemera ko turi abirabura, turi ubwoko bw'abirabura. Abazungu ndabemera nk'ubwoko bw'abazungu, Abarabu ndabemera nk'ubwoko bw'Abarabu, Abashinwa ndabemera nk'ubwoko bw'Abashinwa, Abahinde ndabemera nk'ubwoko bw'Abashinwa. Ariko ibyo bihugu byose cyangwa se ayo moko 5 mvuze, ni amoko yagafatanye ukuboko mu kundi, tukubaka iki? Ubumwe bw'iyi si, kugira isi ibe nziza. Ariko iyi si kuko iyobowe n'umwijima, ibyo byose bigenda bibaho, bagenda batwinjizamo baducengezamo, ni ukugira ngo bamwe baba abagaragu b'abandi, abandi baba abagaragu b'abandi. Ibyo bizagira yahe maherezo kugira abe meza? Amaherezo cyane cyane ni ba bayobozi bazabigiramo uruhare. Nimba wagiriwe nk'ubuntu ukaba minisitiri, ukaba umudepite, ukaba umuntu runaka, ukaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga, ukaba umwambasaderi w'igihugu runaka, ukaba perezida w'igihugu runaka, ibyo byose nibo bagomba kubikemura kuko baba bafite uruvugiro, Afurika ikaba nziza. Ariko kuko ntabwo Afurika twakubaka ngo Afurika ibe nziza tudahereye iwacu mu rugo. Ubundi mbere yo kubaka yo kujya ahandi kuba umuyobozi ngo uyobora abandi, hera iwawe mu rugo, banza umenye ati ngiye ndashaka ubuyobozi. Ese mu rugo iwanjye naho ndi umurida mwiza? Abana banjye ndabarira neza? Umudamu wanjye mufata neza? Ese umfatikanyije n'umudamu wanjye umuryango wacu tuwufashe neza, twumvikana neza? None ukifuza kuba kujya hejuru ariko wabanjirije iwawe. Rero icyo nshatse kuvuga, ntabwo twakubaka ngo Afurika ibe nziza n'agahugu kacu gatoya k'u Rwanda karatunaniye kukubaka. Ntabwo byashoboka gutese nimba twicara turyana twebwe turi bake, tutarenze miliyoni 10, reka nongereho, tutarenze miliyoni 15, ugasanga turaryana, tuvuga ururimi rumwe, tugira umucara umwe, ugasanga amatiku, amakimbirane, amashyari, inzangano, ibintu by'amoko bitafite 12 by'amyanda narindi kuvuga bitiri mu mitwe yacu. Igihe tutatwagira igihugu cyacu cyiza, Afurika tuzayigira neza gute? Kuko abakoroni nta cyiza batwifuriza, bashaka ko duhora turyana kugira bakomeze baze basahure. Baraje bishe miliyoni y'abantu, nibarangiza batuzanire indege zuzuyemo biswi ya miliyoni 3. Batubwira ati yo ni ba bakoroni n'imiceri yaboze, batuzanire baduhe, ubundi bavuze ati pore. Ariko ubwo bukoroni tubanze tuburwanye iwacu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nitumara kuburwanya mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, tukura ubukoroni buri muri mind zacu, tukura ubukoroni buri mu bitekerezo byacu. Nitumara kubuhamba ahantu, tumaze kwiyubaka, twubatse igihugu cyacu cy'u Rwanda, kibaye cya gihugu kiri strong, cya gihugu kitanyeganyega cyubakiye ku rutare,
tujye kubaka na Afurika rero mu buryo bundi. Ariko turajya gutanga ubufasha twebwe tutifashije se? Hari umuntu utanga ubufasha hano kandi nawe atifashije? Wajya gufasha abandi utifashije? Ubu muri iki gihugu dufite nk'abantu wenda nabivuze mu kiganiro kindi cyashize, mu bantu bafite ibibazo by'ahantu ho kuba, ariko ukumva hajemo akantu wenda twakire impunzi wenda ziturutse i Burayi n'urugero, ziriya mpunzi ziri mu Bwongereza tuzakire zibe mu ma etaje meza, ndetse zibeho mu buzima bwiza. Umuntu uri muri etaje akaba afite inzu, toilette, igikoni, biki byose, urumva umuntu abayeho mu buzima bwiza. Ariko se twebwe ubwacu ntitwaba turi kwikoloneza, none twiyubaka ngo tugire ibintu neza, ahubwo tugatangira kujya kubaka iby'abantu bo hanze. Reba nk'Ubwongereza. Ubwongereza ni igihugu cyubakitse pe, ku buryo nta mukene waho n'umukene washobora kwinjiza byibura amadolari 100 ku munsi. Wa mukene wa nyuma ashobora kwinjiza amayero 100-200. Ariko hano h'umuntu mu gihugu cy'u Rwanda umukene waho atinjiza na 500 ku munsi, ibiceri 500. Ubwo ni nk'igice cy'idolari, sinzi nimba ari nta kiturumiya rw'idolari simbizi. N'umukene nta kinjiza. Ariko turashaka kubaka ibindi bihugu. Turabyubaka gute se? Tuanze twubaka igihugu cyacu kibe igihugu gikomeye kitanyeganyega, tubure kubaka n'ibindi. Rero banyarwandakazi, iyo ndi kuvuga ndi kubwira abanyarwanda bose muri rusange, yaba twebwe rubanda rugufi, yaba abakomeye n'aboroheje, kugira ngo tubashe kubaka igihugu twirinda umwanda w'amoko, noneho twubake igihugu cy'u Rwanda. Nitumara kucyubaka kibaye igihugu cyiza, bwa bumwe bugaragara mu banyarwanda, noneho twambuka umupaka tujye muri Uganda, tujye Kenya, tujye za Tanzania n'ahandi. Ubundi Afrika nimara kuba nziza, na babazungu babakoroni bahora badukoloneza, bahora bashaka gutwicisha uko bwije uko bukeye, babure aho bamenera. Ariko navuze ati hari abazungu beza, Imana ibaho umugisha. Abazungu barahari beza, batari abakoroni, batwifuriza ibyiza nk'abanyafurika, batugirira impuhwe, baba batusengera amanywa na nijoro. Abo barahari, ariko hari n'abandi barusahurira mu nduru batatwifuriza icyiza. Rero ayo moko 5 narivuze ngewe nemera, yabo bantu ntasubiyemo, ayo moko arahari. Ariko Imana nayo yayashyizeho mu kugira ngo, ntiyayashyizeho kugira ngo turwane. Wari wumva abazungu nabo buriya nubwo bavuga Icyongereza, bamwe bakavuga n'igifaransa, ariko ururimi rw'Icyongereza n'urw'igifaransa, ariko nabo bagiramwe izindi ndimi nka kuriya Kenya habamwo abavuga Igikuyu, abavuga Ikijyaru, abavuga Ikimasai, abavuga Igiturukana, abavuga Ikimeru, abavuga Igikisi, na hariya mu bazungu bibabamo. Ariko abazungu se warumva baryana ngo kubera ngo uyu n'uyu nabo ibyo bintu bijyanye n'amoko wenda birahaba, ariko kuhaba bibabana neza. Amoko ni nka titre y'ikintu runaka cyangwa izina ry'ikintu runaka, ariko kitavuze ko mugenzi wawe mutabana neza mu buryo bwo kubaka igihugu kikaba cyiza. Rero nimba uri kunyumva kuri iyi channel, uri kunyumva kuri channel yacu, ufite nyaboneka ibintu by'amoko by'abahutu n'abatutsi, narakubwiye ngo ubututsi ntabwo uzabushyira mu nkono ngo burye n'umunsi n'umwe, nta n'ikintu buzakumarira n'umunsi n'umwe. N'ubuhutu nta kintu buzakumarira n'umunsi n'umwe. Iyo ni imyanda, tuyicukurira icyobo. Uyu mwaka wa 2023 urangire twabihambye, ubu turi kubaka ndi umunyarwanda. Muri kwa kubaka ndi umunyarwanda, twubake igihugu kizira amoko. Uwiyamamaje tumutore turi muri ndi munyarwanda, tutagendeye ku moko, tutagendeye ku bihagararo, tutagendeye ku mafamiye, ahubwo turebe intekerezo afite zo kubaka igihugu cy'u Rwanda n'icyo azatugezaho. Erega twebwe abaturage dufite uburenganzira bwo gushyiraho perezida no kumukuraho, biri mu nshingano zacu. Ariko ikibazo abanyarwanda tugira ni uko twagiye tuyoborwa n'abantu bafashe ubutegetsi ku ngufu. Nicyo kibazo twagiye tugira, ni nazo ngaruka dufite. Nimba ntibeshye, Habyarimana uwo yasimbuye yamukuyeho n'abamwica n'urupfu rubi, afata ubutegetsi ni nkaho yabufashe nko muri kudeta. Ariko nta ujyana umwenda ibyamubayeho, ni amateka,
ahubwo icyo ni akiba Imana yaranamufashije ntibinamubeho ntanapfe, ahubwo amateka akanamubaho akazayareba. Amukuraho mu buryo bubi mu mateka aho nyumvishije, aho yafungiwe, ibyamubayeho, ibiki, ukuntu yamwicishije inzara, ibyo byose. Rero ikibazo abanyarwanda tugira ni uko abajya ku buyobozi bose babujyaho bavuye mu ishyamba, bakafata ubuyobozi ku ngufu batabuhawe n'abaturage. Ariko igihe kirageze, uyu mwaka wa 2023 tubanze duhambe ikintu cyitwa amoko, tuyashyingure mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu rirarema, izina rya Yesu risenya ibihome byose by'umwasatani bikikubita hasi. Duhamba amoko kugira ngo twubakire ku rutare igihugu cy'u Rwanda, tucyubakire ku rutare kibe igihugu kitazongera kunyeganyezwa n'imiraba yariyo yose. Twitorera umuyobozi dushaka. Nimba dushimye gutora nyakubahwa uriho, tumutore tumwishimiye tugendeye muri ndi umunyarwanda. Nimba rundi tubonye nawe twishimiye, tumutore turi muri ndi umunyarwanda. Igihugu cyacu nta muraba n'umwe uzongera kukinyeganyeza. Ariko nitukomeza kugendera ku bintu by'amarangamutima bijyanye n'amoko, ibyo twubaka byose nkunda kubivuga, tuzakomeza kubakira ku musenyi. Igihugu kizatera imbere ryari turi kubakira ku musenyi. Igihe hakiri ibintu by'irondabwoko bigomba gucika, ibintu by'ironda turere bigomba gucika, ibintu by'ibiki n'ibiki bidafite 12 bigomba gucika. Tukubakira ku izina ndi umunyarwanda. Twamara kubakira ku izina ndi umunyarwanda, tukubaka Afurika yunze ubumwe, Afurika nyafurika iri strong, kuko navuze ngo dufite ubutunzi bwinshi mu butaka bukomeye buruta nubwo abari abazungu bafite, ariko bahura basahura bakajya kubaka iwabo. Icyo ndangirijeho ni iki: reba nk'iriya ntambara iri muri Kongo y'urudaca yanze gushira, ukumva ngo ingabo z'umuryango uyu n'uyu ngo zaje gutabara Kongo, ariko intambara ntishire. Nuko habara abakoroni babyihisha inyuma, bamwe bajya ku gikundi runaka bakababwira tumva mukomereza, abandi bakajya ku kindi. Intambara ahubwo ndashimira umuperezida bita Kibaki yitabye Imana, Imana ikomeze kumuha iruhukiro ridashira. Kibaki aho uri, Imana iguhe iruhukiro ridashira. Kibaki yagitse kugirana amakimbirane na Raila Odinga. Raila Odinga akaba yarayigetse kumusapotinga mu matora kugira Kibaki abe perezida, koko ni nako byanagenze, yabaye perezida. Noneho muri manda ya kabiri Raila Odinga nawe ariyamamaza nk'umukandida, baramutora aratsinda pe. Kibaki ashaka kwegura, ariko akaba igikundi kimujya mu mugongo avuga ati umva ntabwo tushaka bari abantu ko bayobora, bamurahiza ku ngufu. Haba kavuyo muri Kenya, mwarakabonye mwese, kamaze kuba bashaka koherereza ingabo z'ibihugu bitandukanye muri Kenya. Kibaki arababwira ati ibibazo byacu nitwe twabyitejeje, ni natwe tuzabirangiza. Mwabaperezida mwe mwumvireho, bwa Abibiye Akabanga. Nubwo ngewe nta bushobozi bundi mfite, sindi umuyobozi, ntacyo ndicyo, ariko icyo ndicyo ndagishimira Imana, ko Imana yandemye ndabishimira, n'igigero ndimo n'ibyo Imana yampaye ndabishima, n'uyu mwuka mpumeka ndawushimira Imana. Ariko icyo kintu mucyumvireho, bariya abantu se hari abakoroni baba bari inyuma, bihisha inyuma y'ibyo bintu, bakavuga ati bakajya inyuma y'imitwe irwanya Kongo, bamwe bakajya n'inyuma y'imitwe y'ubuyobozi bwa Kongo, ibintu bigahora mu kavuyo ari agatogo. Ariko impamvu abazungu badusuzugura nuko nyine turi ibikoresho byabo, tukicara tuvanga abazungu baratukoroneza, kandi twe twikoroneza, nitwe twikoroneza mu mitwe yacu. Abazungu nta kintu baturusha, yaba mu buryo bw'ubutunzi. Tushatse twakubaka Afurika ikaba nziza, ikagira ubukungu buri strong, ikagira ubukungu bukomeye cyane, ariko turikoroneza. Ntidukundana abanyafurika, ntabwo dukundana, turangana natwe ubwacu nk'igihugu kimwe, natwe usanga twangana. Noneho reka mbaho urugero, urabona Kongo, u Rwanda rubishatse, Kenya, Uburundi, Tanzania, ibyo bihugu byonyine bikavuga ati tugiye kugarura amahoro muri Kongo arambye 100%, atanyeganyezwa n'akantu kariko kose. Ibyo bihugu bine byazana amahoro muri Kongo. Kongo ikagira amahoro, ukaza ugenda 24 hours nta n'umuntu ugukojejeho n'urutoki. Ariko se
abo bakoroni nyine b'abazungu babajura barusahurira mu nduru baradukoresha twebwe tukamarana abana b'abanyafurika bakahashirira. Wagira ngo abazungu bari gupfira hariya, nta banyafurika bari kuhashirira. Amaboko y'abanyafurika niyo ari gushirira mu gihugu cya Kongo, abantu bakamarana, abantu bakicana, abantu bakatemagurana. Ya maboko yacu akaba agenda asubira hasi, bwa bushobozi bwacu bugasubira hasi. Ariko nidushira hamwe tukaba abanyafurika tukundana, umunyafurika agakunda mugenzi we, nk'uko leta y'u Rwanda yabishyize muri gahunda, mbona abanyafurika baza n'abandi bo mu bihugu bitandukanye tukabaha karibu, tukabaha welcome, bakabaho mu buzima bwiza, bakakora ama business neza. Hakiba ariko isi yose, hakiba ariko Afrika yose yakabigenje, Afrika yabaye nziza. Ariko turicara turyana uko bwije uko bukeye, turimo turubaka iki se? Ko turimo turasenya. Turimo se turubakira ku rutare cyangwa turimo turubakira ku musenyi? Kubera iki? Kutumvikana, kubera kudakundana, kubera barusahurira mu nduru, kubera yanda nini. Nibi by'amoko mwumva ngo iby'abahutu n'abatutsi, reka mbibiri ibanga. Ntabwo nta muhutu n'umututsi ubaho, nimba binabaho ni titre nabibabwiye, ariko itabuza abantu kwibanira mu mahoro, bakakundana, bakashakana, bakarongorana. Ufite ikigage akagisangira na mugenzi we, ufite inka akagabira mugenzi we, ufite amata agahana mugenzi we utayafite, ushonje agafungurira mugenzi wiwe. Ariko kubera yanda nini, abanyepolitiki bakoresha nyine amoko. Baravuga ngo intare zirwaniye ibyatsi nibyo bihahombera, bagakoresha amoko. Ese hari umuntu wari waza kukubwira atakira igihumbi, akira miliyoni y'amanyarwanda, ubwo ni igihumbi cy'idolari, kwera ubwoko bwanjye ujye kuryamo umugati? Hari umuntu wari wakiguha? Ese nk'umujura agiye kukwiba, areba umuhutu n'umututsi akavuga ati kwera ari umututsi ntabwo namwiba, kandi ari umunanye n'umututsi, uyu sinamwiba kwera ari umuhutu, nanjye nkaba n'umututsi sinamwiba. Ese umuntu agiye kukuroga, arakuroga kwera ari umututsi cyangwa kwera akuroga kuko uri umututsi nawe? Ibintu by'amoko nibyo nari kubabwira n'umwanda. Ziriya ni siyasa abakoroni batwinjijemo. Iby'amoko byo ni titre, nk'uko habaho inzobe bikara iki, nkunda kubivuga. Ziriya ni amatitre tutagomba kugenderaho kugira twubake igihugu cyacu kibe cya gihugu cyiza umunyarwanda wese yishimira. Nitumara kubaka igihugu tujye no hanze, tutange ubufasha, tujye mu bindi bihugu by'abaturanyi, tujye ku isi ahantu hagiye hatandukanye, abisi bose batwigireho. Ariko abanyafurika abaguye mu nyanja ni bande? Ni abanyafurika bagiye gushakira ubuzima mu Burayi. Kubera iki? Inzitizi nyinshi cyane z'imikorere. Kubera iki? Wubatse akazu kawe ejo baragasenya. Kubera iki? Wari ufite udufaranga twawe ntitubuze umuntu tukwambuye mu buryo butahwihwise. Mushyireho amategeko, muyubahirize, twubake Afurika nziza, twubake igihugu cy'u Rwanda cyiza, tuba abarida nyabarida, apana abarida bo mu magambo, tuba abarida bakora ibikorwa byubaka sosiyete nyarwanda, byubaka Afurika muri rusange, kugira ngo tugire ya Afurika nziza. Abazungu kugira bakomeze badukandagira, babakoroni bagatsiko k'amabandi k'abazungu bicara badukandagira, batukandagiza ubwo bufaranga bwabo, ayacu bakayatesha agaciro, ayaba akajya hejuru. Vuga n'uyu muperezida wacu, n'uyu muperezida witabye Imana wo muri Afurika, nawe Imana imuhiruhukiro ridashira, kuko nawe nimba yaranakoze ibyaha, ibyo byaha reka mbyirengagize, ariko yari afite indoto nziza kuri Afurika kuva yakutabarukwa. Nubwo igihugu cyahise ko kiba mu icuraburindi, ariko nubwo ntavuze izina ryiwe mwese muramuzi. Ifaranga ryo muri Afurika ryahise ko ritagaciro, ibibazo byahise ko biba ibibazo muri Afurika, kuko yari umuntu ufite inzozi nziza kuri Afurika. Ariko se ninde wamusimbura? Abaperezida muri Afurika muri benshi, ninde wamusimbura akagera ikirenge mu kiwe tukubaka Afurika nziza? Ninde wamusimbura akagera ikirenge mu kiwe tukagira leta z'ubumwe za Afurika, tukakundana, tukakora business, bari abazungu b'abakoroni tukabona kuntu tubirinda? Ariko kwicara turyana tubireke. Rero ngiye kurangiza mbabwira ngo Imana iradukunda, Imana ikunda abanyafurika, ihorera imaso ntizisinzira. Ariko bayobozi Imana yahaye inkoni y'ubuyobozi, nimwumva ibiganiro nk'ibi ntimukaze mubyumvira hejuru, ahubwo muzaze mufungura amatwi, muvuge turiya mwana nimba ari ibyo yavuganye n'ubujiji, ariko harimo igitekerezo kimwe mu magambo 10
icyenda ashobora kuyavugana ubujiji, ariko ijambo rimwe rikubaka amatwi yawe. Rero ntukarebe ibibi gusa, reba n'ibyiza, kuko nshima ku bintu byose byiza twagiye tugeraho, ariko tukaba twanenga n'iki n'ibibi. Ikindi abanyarwanda mwe mbabwira ndangiza, ndavuga rubanda rugufiya nkanjye hano, nimutavuga ngo muvuge ibibakorerwa, mutange ibitekerezo, hari abayobozi bamwe na bamwe, abeza narababwiye barahari, ariko ababi barahari nabo. Hari abayobozi bamwe bazaza bababwira ati ryama nkunyare mu kanwa, ariko kuko utamureze bikurya mu mutima, iwe ari kwinywera amawayini nk'uwerutse kuvuga ngo miliyoni 10 zirangana n'igihumbi wahaye umuturage ajya kunywa urwagwa. Iwe genda yinywera amawayini nyine, yinywera amarura n'ibiki byose, ari kurya amafaranga yawe. Wowe witramiye ngo nivuga baranyica. Reka nkubwire, umuntu ukwishe aba yishizeho urubanza rw'amaraso, wowe uba wiruhukiye. Uriya aba yishizeho umuvumo, gupfa kandi n'ubundi tuzapfa. Ntabwo tuzaba kuri iyi si ngo twumire kuri iyi si nk'igiti. Umuntu afite umunsi wo kuvuka n'umunsi wo gupfa. Ukuri kuca mu ziko ndi kuza gushya. Mu bibakorerwa bibi banyarwanda, banyarwandakazi, mu bitangemo ibitekerezo kugira bibashe guhindurwa. None se nta bantu mubona bafungwa? Nta bantu mubona bafungwa baba bakoze amanyanga kandi bakomakomeye muri iki gihugu? Ariko se nucejeka, icyo kibazo kizakemurwa nande? Icyo gisasu si wowe kizaturikana mu mutima wawe? Ese wavuze ibigukorerwa? Ese watanze igitekerezo mu bigukorerwa? Kuko ibuye ryagaragaye ntabwo riba rikisha isuka. Ariko nukomeza gucejeka ngo baranyica, ubu hari ahantu ushobora kujya kwera abantu benshi banze kwitangazamakuru, yabona nk'imodoka itambutse musuhuje, turi nko kuganira, akagenda yiruka ngo batanyicira, ngo dore iriya modoka ya filime. Ubwo ni ubujiji bene data. Gupfa tuzapfa. Uzirinde gukora icyaha, uzirinde kwiba, uzirinde gukora ikintu cyose kigongana n'itegeko. Ariko ikintu ubona utangamwe igitekerezo cyo kubaka sosiyete nyarwanda, cyari cyo cyose uzagikore, kuko sinshaka ko abanyarwanda bazongera gusubira mu icuraburindi ryo gusenya igihugu. Ahubwo ndashaka tukomeze kubakira ku rutare, tufatikanyije na babayobozi beza, tukomeze kubakira ku rutare. Ibijyanye n'amoko, ibijyanye n'ishyari, ibijyanye n'ubugome bugiye butandukanye bw'indengakamere, bwose tubuhambe muri uyu mwaka wa 2023. Noneho tugera mu mwaka wa 2024, mwibuke ko dufite amatora. 2024 tutangire dusengera uriya mwaka wa 2024, tuwusengere kugira Imana izaduha umuperezida uvuye ku mutima w'Imana. Nimba ari nyakubahwa iduhaye, tumutoye twishimye, kuko ubuyobozi bwose buva ku Mana, Imana ikabishima ko tusubira kumutora, tumwishimire, tunamufashe mu buryo bwo kumusengera no gusengera abayobozi muri rusange. Rero uyu mwaka ibintu by'amashyari, amoko, ibiki byose tubihambe, tugere muri uriya mwaka w'amatora wa 2024 tufatanye ikiganza mu kindi, tufatikanyije ukuboko mu kundi, kugira ngo twubakire ku rutare. Ibyo kubakira ku musenyi bikavaho, kugira igihugu cyacu ntihagire imiraba izongera kugikubita hasi. Ariko nitukomeza kucejeka, ibyo bisasu bizaza bibaturikana mu mitima yanyu kandi bibagireho ingaruka. Rero ngo havugwa menshi ngakuvugana beneyo. Navuga byinshi, hari byinshi nari ngiye kuvuga, ariko ndangiza Afrika tuyitekerezeho, dukundane. Nari ndi kuvuga cyane cyane no ku banyarwanda, no muri Afrika dukundane. Umunyakenya akunda umunyarwanda uri muri Kenya, umunyarwanda wageze muri Kenya, mumuhe ibyangombwa akore, afite ubushobozi. Ariko akantu nanibagiwe, muri Kenya barakubwira ngo imbere yo kubona bira byangombwa ngo ufite ibihumbi 100 by'idolari. Ni ukuvuga umunyamerika kugira hangu uruhushya rwo gukorera muri Kenya arasabwa ibihumbi 100 by'idolari. Nawe uri umunyarwanda urasabwa ibihumbi 100 by'idolari. Cyangwa kugira ubone bira byangombwa cyangwa uri umuganda. Iyo ni East Africa. Iki ese ko dushaka kugira ngo Afrika ibimwe tugire leta zunze ubumwe za Afrika, Afrika ibimwe, nimba umunyamerika umusaba ibihumbi 100 by'idolari kugira umuhe ibyangombwa byo kwakorera, nawe n'umunyarwanda ukabimusaba, ubwo urumva ni rwa rukundo rwabuze. Rero twubake Afrika ibe nziza, tufungura amarembo, ifite ubukungu, dukora ama business, ibintu by'intambara tubihambe nabyo, ibintu by'intambara, ibintu by'amatiki, ibintu by'amacakubiri, ibintu by'ibiki byose tubihambe muri uyu mwaka. Rero banyarwanda, banyarwandakazi, ndabakunda,
bafite ku mutima amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Hari indirimbo itangira kuri iyi channel ivuga ngo Imana irinda abanyarwanda ihora iri maso ntizisinzira, Imana irinda abanyafurika nayo ihora iri maso ntizisinzira. Muze twubake igihugu cyacu cy'u Rwanda, twirinde abagome bari abagome, tubahige uko bwije uko bukeye, tubahige bajye mu butabera bubahanwe. Ubwo ndi kuvuga bariya bajya mu bintu by'amacakubiri, bariya barya amaruswa, bariya banyereza imitungo y'abantu, bariya bicara bashora abantu mu manza zitari ngombwa. Abo bagome tubahige, n'ibinanirana ahubwo tukoresha amasengesho kugira ngo Imana ibaturinde mu izina rya Yesu. Tusigarane babayobozi beza bafite umutima wa kibyeyi bashaka kubaka igihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero amahoro n'urukundo rwa Kristo n'umugisha wa Kristo, umugisha uva mu ijuru, kuko umugisha uva mu ijuru nta kiwunyeganyeza. Imana iwubahe, iwutsindagire. Ndishima kubona abanyarwanda muri mu mahoro, ndishima kubona abanyarwanda muri mu munezero, ndishimira kubona abanyarwanda yanzara narindi kuvuga yararangiye. Ndifuza kubona umunyarwanda abona mugenzi we akamubonamo igisubizo, akamubonamo ikintu cy'ingenzi, akamubonamo ikintu gikomeye. Rero amahoro y'Imana n'urukundo rwa Kristo rukomeza imitima yanyu. Mukundane, mufatane ukuboko, mukundane, twubake igihugu cyacu. Shalom, shalom. Imani